Nitwa Uwase Rosette, ntuye mu karere ka Rubavu. Nafatanywe glycerine za mukorogo za Carolite zitemewe. Fatirwa mu mujyi wa Kigali ku isoko Nyamirambo. Ariko mu by'ukuri ni ubuzima bubintera. Nasize n'umwana w'uruhinju igituza kiranyishe. Nasabaga imbabazi nzisaba polisi y'igihugu n'abanyarwanda muri rusange ko ntazongera n'umunsi n'umwe ko nibongera kumfatira muri iri kosa bazankoresha icyo bashaka. Hanyuma bagufashe gutubwira inzira izi mukorogo zigeza mu Rwanda zituruka he, uzizana gute, izizari zifite agaciro k'amafaranga angahe? Izi glycerine naziguze n'umudamu wari wazikuye muri Kongo, ariko nanjye ndambuka njya muri Kongo. Rimwe na rimwe ntagiye ngo ndangure, nzirangura n'abazikuyeyo nkabungura. Ubwo rero narayizizanye, zimwe ziri muri ishakoshi, utundi nadushyize ku mubiri. Ndaza mpamagarwa n'umuntu kuri telefone ngo ni umukiriya, ariko namuzi. Ndangije ndavuga se ko n'undi nsanzwe mfite umukiriya ari we witwa Ndayambaje ucuruza hara mu Biryogo, wajyayo. Wa muntu akomeza kumpamagara. Ndavuga aho kugira ngo njye hariya reka ndebe n'uriya muntu. Ubwo ndazangira Nyabugogo, nateze imodoka isanzwe y'ivatiri kuva Gisenyi kugera Rubavu 6,000 bisanzwe, n'undi wese yayitega. Ndaza ngeze Nyabugogo mvamo, mpamagara wa muntu ni naje, mfata moto arambwira ati dure ku isoko Nyamirambo. Ngiye kubona mbona inzego z'umutekano ziramfasha, nuko nafashwe. Wavuze ngo kuzishyira ku mubiri. Umubiri ni mugari, hari amaboko, hari amaguru. Tubwira uburyo uzizana nuko nari nambaye kora nzishyira hano gutya ku matako ku ruhande. Nta bundi buryo ntago ari mu mabere, ni gutya ku matako muri kora. Abakiriya bawe ni bande iyo uzizanye ziha abandi? Nzihe umuntu nzi nahangaha ni umuntu witwa Ndayambaje. Hanyuma ingaruka za mukorogo urazizi? Ndazizi, ariko ndasaba imbabazi, nongera no gusaba izindi mbabazi, kuko nanjye ingaruka nazibonye ko ngejeje igihe ntaronse umwana, ni ingaruka zikomeye zambayeho. Ibintu byo gucuruza amavuta bimaze n'igihe kingana iki? Ese ntago bari barabashije kumenya ko atemewe gucuruza amavuta? Natangiye no kuvuga ngo maze ubu mfashwe ku nshuro ya 4. Natangiye mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka muri Covid. Izi mukorogo we wafatanye zari zifite agaciro k'amafaranga angahe? Iyi glycerine ya Carolite yari ifite agaciro k'130. Wari kungukamo amafaranga angana ate? Nakuyeho itike nari kunguka 20,000. Bwa mbere ufatwa wahawe ibihano bingana iki? Ngo bwa mbere bagufata ugiye ko ari inshuro ya 2 bagufata? Oya, n'ubwa mbere mfashwe, n'ubwa mbere ngiwe narinje Kigali. Hanyuma wowe ingaruka z'iyi mukorogo uzi ku ruhu rw'umuntu ni izihe? Zangiza uruhu, ugasanga umuntu yazanye amatashitashi, mbese zangiza uruhu muri rusange. Uriya nawe murafatanye? Dufatanye twembi. Hanyuma noneho ni ubuhe butumwa wagenera abandi bacuruzi bagicuruza ibi bintu bitemewe? Ubutumwa nabagenera nk'umuntu uri imbere y'itangazamakuru na polisi y'igihugu, ni ukubabwira ko kubikora bagomba kubyihorera bagashaka ubundi buzima, kuko niba maze umunsi wose ntonyeje umwana mperuka kumwonsa 2 z'ejo, ni igihombo nanjye ku bwanjye n'umwana nabyaye. Urakoze cyane. Namwe Ongerejwe. Nabitangiye mbuze akazi, narize mbura akazi, mugenzi wanjye arambwira ntese waza tukajya ducuruza amavuta. Turayacuruza, iyi shuro yari ya 4 tuyohereje nayo i Kigali, ariko ni ya mbere twari tuje. Ariko muri icyo gihe mu kwezi kumwe nararwaye ndwara Covid njya mu bitaro, ntago nemerutse kuyacuruza. Ubwo ejo rero twaje, ntago ngewe narinze i Kigali. Nahageze bwa mbere ngiye ku Kabindi gushaka irangamuntu. Ubwo nazanye na mugenzi wanjye niwe wari uhazi, njye ntago nari mpazi, ariko twayazaniraga uwitwa Ndayambaje. Akorera he? Ntago ngiye ntazi, numva ko akorera i Nyamirambo, ariko ntago nzi iwe, nta nubwo muzi. Izo nshuro zose mumaze kuyagurisha mwari mwarashoyemo angahe? Mumaze nko kunguka amafaranga angahe? Ntayo twungutse, kuko ayo twungutse ni ibi bafashe.
uburyo mutwaramo n'amavuta mudafatwa mwarageze ku nshuro enye zose ni ubuhe wenda wadusobanura guhindura uburyo cyangwa n'uburyo bumwe mukoresha mu gutwara? ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twazaga iyi shuro ni iya mbere twari tuje. Twayaherezaga nk'umuntu akayazana cyangwa se tugahereza nk'imodoka. Twababazaga ku bijyanye n'uburyo muza muyahetse muza muyatwaye nk'aho ari inda mutwite, bisa nk'aho tubwira uburyo muyazana kugira ngo nimufate. Twayazanye mu gikapu no mu kantu k'agasofiya ko guhahiramo. Mugenzi wawe yavuze ku bijyanye no guheka. Mugenzi wanjye niwe wari wayashyize hano gutya mu kanzu ku matako. Yes. Ni ibintu bimaze kumenyerwa ko aya mavuta cyangwa se ibicuruzwa mucuruzwa bifite ingaruka nyinshi ku mubiri w'umuntu, kandi se n'ubwa mbere polisi y'u Rwanda itangaje yuko umuntu uzafatwa akora acuruza n'amavuta bakunze kwita mukorogo azabihanirwa. N'ubwa mbere wari ubyumvise cyangwa ntabwo wari ubizi mbere yuko utangira gukora bino bintu? Nari mbizi nuko ari ubuzima bubi. Wavuze ko wize amashuri angahe? Nize amashuri 6 yisumbuye. Wize ibijyanye n'iki? Nize ibijyanye na kontabilite. Hanyuma kuki mugurisha ibintu bitemewe byangiza uruhu rw'umuntu kandi bimubiye? Turi gusaba imbabazi pe. Ariko abakiriya banyu mubugezaho nabo bazi ko ibintu ari bibi, ubundi babakira bate? Nibo babinginga ati mudushakire ka mukorogo, bazi ko ubwabo bizabangiriza. Abakiriya mukorana mute ibi kuri bino bicuruzwa? Ngewe yahamagaye mugenzi wanjye bari ubimbwira, ariko nawe ntaga yari amuzi, yamurangiwe n'undi muntu, ariko nawe azi yuko ari bibi kuko abicuruza bizi. Kariya gacupa kamwe mukagurisha amafaranga angahe? Tugurisha ku maduzeni, ntago nzi ku icupa uko bagurisha. Iduzeni aba ari 10,000. Iduzeni aba ari 10,000. Mukunguka angahe? Ukuyemo wenda n'amateke nko ku karito nkanjye ni igice, ubwo hariho nka kense nakuyemo n'amateke. Hari uruganda mukorana, muyakura he? Aturuka i Goma. Nta ruganda dukorana nabwo, aturuka i Goma. Mukayafata gute? Nko ku bantu bayakuye i Goma bakayazana bakayatugurisha. Mwe muzi inzira binyuramo abayakura i Goma? Ni ukuvuga ngo ababizana baca mu makoro aho Gisenyi. Inzira nazo zitemewe. Niki wicuza rero kuba? Gusaba imbabazi pe, kandi ndicuza cyane kuba naraye i Kigali bitari biri mu nshingano zo kuharara, kuba nasize umuryango pe. Ni ingaruka zikomeye cyane kuba naba narize nkaba ndi mu bintu nk'ibi. Urakora iki nyuma y'ibi ngibi? Uvuze ko mwihisha ngo wenda batabafataga, uri gukora iki nyuma y'ibi? Uragerageza n'ubundi udafata uko ufite gahunda cy'inzira? Ndashakisha ikindi cyo gukora. Aho mu makoro mwanyuraga ni inzira yemewe n'itemewe? Twebwe ntago tuhaca, duca kuri petite. Abahaca ntago inzira zemewe. Ukurikije uburyo mwafashwemo, nize nama ushobora kugira abandi bantu bashobora guhirahira gukomeza ibyo bintu bazi ko wenda hari ukuntu byabahira? Inama nabagira ni uko babireka kuko ntago ari ibintu byiza. Inama nagira abagenzi banjye babikora ni uko babireka kuko ntago ari ibintu byiza turimo nk'urubyiruko cyangwa se n'abandi bakuze. Ni uko babireka tugashaka kandi kazi ko gukora, wenda na leta ikaba yadufasha. Abo bantu bafashwe ryari nayahe mayeri bakoresha bazana biriya bintu? Icya mbere ni uko tumaze iminsi dufite amakuru y'uko hari abantu nyine binjiza mukorogo hano mu gihugu bayivanye mu bihugu duhana imbibi, bagakoresha amayeri atandukanye, ariko turakurikirana tuza kumenya ko hari abayambariraho iriya mukorogo bakayizana bakayazanira abacuruzi hano. Ibyo rero byatewe n'imbaraga ndetse n'ibikorwa bitandukanye byo kugenza yinjira rya biriya bicuruzwa ari amavuta yangiza uruhu hano mu Rwanda. Muzi ko abujijwe mu rwego rw'amategeko cyangwa mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse ko duhora dukangurira n'abaturage kugira ngo bareke gukora ibitemewe n'amategeko. Bariya rero baje gufata muri ubwo buryo ubwo bari baturutse Goma, bakaza dufite amakuru bakaza tukabafata. Ariko cyaje kugaragara nuko nyine nk'uko amakuru twari tuyafite kuri bo cyane n'abandi batandukanye,
bakora ibitemewe n'amategeko, nuko nyine amakuru twari dufite ari impamo Mukorogo rero bari bayambariyeho baje kugira ngo nyine bayicuruze. n'ubuhe ubutumwa mwagenera abacuruzi cyane cyane bakomeje bashobora kwishora muri uyu rwego rwo kubyirinda? Tuzakomeza dutanga ubutumwa nubwo tubutanga buri gihe bikagaragara yuko hari bakeya birinda ibyaha barimo, abandi wenda bakomeza bakajijinganya batubuse tubireke cyangwa tubikomeze, ariko nyamara icyo tuzavuga nuko gucuruza ibitemewe icya mbere amategeko arabihanira, icya kabiri nuko none hari amavuta yangiza uruhu, icya gatatu nuko harimo igihombo. Rero abantu bakwiye guhitamo gukora ibyemewe mu buryo ubwo bashoboye, cyangwa se gukora ibitemewe bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ugize kubura amafaranga yawe washoye muri ibyo bintu, ugize kuba wahamwa n'icyaha, kuba ari rwego rw'amategeko tuvuga ko bakekwaho nyine kuba bacuruza biriya Mukorogo, ukaba wafunga igihe kirekire ugatakaza igihe, mu by'ukuri nta n'icyo unikorera. Abaturage rero babireke bakore ubucuruzi bwemewe kandi bakurikiza amategeko, twebwe nta kindi tubasaba. Ibindi ibyo ari byo byose bijyanye n'uburyo bakora akazi, amategeko arahari, uburyo bwashyizweho, hanyuma polisi icyo ishinzwe ni ukugira ngo nyine bacungire umutekano kandi mu by'ukuri irebe ko bubahiriza n'amategeko. Afande bafashwe bavuga ko ari ku nshuro ya 4 bari barabikoze, rero inshuro 3 za mbere batafashwe byumvikane ko hari byinjijwe mu maduka ntibishobora kuba wenda buriya birimo nta gahunda ya polisi ifite mu gukurikirana ubucuruzi. Rero niba biriya bicuruzwa byaba birimo muri izo nshuro zose bari babyinjiramo, gahunda irahari. Ngira ngo nakubwiye yuko buri gihe duhora tuvuga ko polisi buri gihe yicara ishakisha amakuru cyangwa itara amakuru ku bantu bakora ibyaha bitandukanye cyangwa se ku bantu bakora ibitemewe. Harayigenzura ikabona afite ishingiro ndetse igafata n'ibyemezo cyangwa ikaba yakora ibikorwa cyangwa se iyo twita operasiyo. Gufata bari abadamu rero biri muri ubwo buryo kubera yuko tumaze iminsi tubikurikirana. Icya kabiri nuko ubwo twarabafatanye, ariko hari n'andi makuru buriya baba baduhaye tuzi turimo kureba uburyo tuyashyira mu bikorwa kugira ngo aho babijyanye ababicuruza nabo bashobore kuba babifatana cyangwa bakurikirana. Ahubwo icyo twavuga nuko ababifite bakwiye kubigaragaza bakavuga bati ibi bintu tubivuyeho tubicitseho, polisi itari yabafata, kuko byumvikane yuko uretse ntabyo bivugira wabyumvise, hari ibyo reba batubwiye natwe tugomba gukurikirana tugakora iperereza ryimbitse ku buryo twabizeza abazi ko bakoranaga nabo cyangwa babahaga ari amavuta Mukorogo yuko nabo bazabifatirwamo.